Turabasuhuje shuti bakunzi ba Mubwire TV. Ndije kwizera imbere yanyu muri kubona Sylvie ubundi irindi zina ryawe ni irihe bisanzwe? Mutoni wa Sylvie. Mutoni wa se. Mwese mukurikira Mubwire TV mwari mubizi cyangwa mwabyibazaga? Abantu muduha inkunga zitandukanye ku ruhande rw'ibitekerezo, ku ruhande rw'amasengesho, turabashimira. Gahunda na yindi no kubabwira ko muri beza, kubabwira ko tubakunda kandi turabakunda koko. Ducishamo niba ufite mugenzi wawe umwereka ibyiza bye, biba byiza buriya. Niyo gahunda, nicyo gitekerezo cyaje muri Sylvie cyane ko nawe ubwe nyine arabizi ko akunzwe, niyo mpamvu urukundo yahawe wenda n'ababyeyi cyangwa se n'inshuti ze yashatse kugira ngo namwe rubagereho. Ese ubundi icyo gitekerezo cya Mubwire TV cyaje gite muri wowe? Igitekerezo cya Mubwire TV cyatangiye kuvuga nk'aho umuriro wacyo unyatsemo mu ntangiriro z'uyu mwaka. Turi mu gutangira uyu mwaka dusoza uriya dutangira uyu, twagize amasengesho yo gutangira umwaka. Hanyuma pastor wacu aradusengera, aratubwira ngo uyu mwaka umwuka w'Imana azagenderera abantu, ababwira ikintu bashoboye kandi ikintu kibarimo cyabakiza ubwabo, cyarangiza kikazagera no ku bandi kikabakiza. Ati umwuka w'Imana ntabwo bizasaba ko hari umuhanuzi ukuzaho cyangwa hari intumwa ikuzaho Imana igutumyeho, ahubwo umwuka w'Imana azakora imirimo muri wowe, akumenyeshe icyo ushoboye wakora cyagukiza ndetse kigakiza abandi. Muri uko kutegereza rero nanjye icyo umwuka w'Imana azaza gukora muri nge, nibwo umuriro wanyatsemo numva ko nakora ibi bintu, ndetse na Mubwire TV naho yaturutse. Ni umwuka w'Imana mbese wayinyoboyemo. Ni byiza, byabaye byiza, ariko ngewe mbona nyine kariyeri yawe yarayigezemo, kuko ukuntu bivuga, ukuntu bikora, ngewe ku giti cyanjye n'urukundo nkubonana, uburyo ubona nyine emotion zakwishe, uri kumwe n'abantu bakeneye urukundo, uri kumwe n'abantu bashimira, mbona nyine ari kariyeri yawe ahubwo uzakomerezaho. Ikindi ndibaza ni biri muri apati yawe, ese si byaratewe wenda n'uburyo wakuze ukahabwa urukundo? Ese tubwire muri make ubuzima bwawe ukiri umwana, ese mbese muri make wowe Sylvie ni muntu ki? Ego, muri make wenda ubuhamya hari aho bwaciyeho bamwe barabubonyeho, ariko reka tuvugeho gato. Ngewe nakuze nyine ndi umwana ubana na papa we, nkura mbona urukundo rwa papa. Ntabwo nigeze mbona urukundo rwa mama, kuko mama wanjye yapfuye ndi mutoya ndi umwana mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma rero nyuma nkurana na papa wanjye. Papa wanjye rero agerageza kuba umupapa mwiza uhagarara mu myanya ibiri, mu mwanya w'umumama no mu mwanya w'umupapa, kugira ngo ampe ibyo nasabwaga byose, ntazagire sheke nimwe ngira mu buzima yo kubura urukundo. Nkura nyine ndi umwana ukunzwe na papa we, ndetse ngira n'umugisha, usibye no gukundwa na papa, ngenda mpura n'inshuti nziza mu buzima. Kwa kundi abantu bagenda, hari abantu uhura nabo ukumva baravuga ngo inshuti ni Yesu, bitewe n'abantu bagiye bahura nabo mu buzima, bababereye babi, babakomerekeje. Ariko abo bantu bose nagiye mpura nabo mu buzima bwanjye, nabo batumye ndushaho kugenda ndyoherwa n'urukundo. Ngira umugisha wo kwakira urukundo mu muryango, uriya mu muryango ukunzwe. Sinagira ibyo bibazo byo kuvuga ngo ndatekereza kuri mama, ngo sinabonye urukundo rwa mama, oya. Ahubwo nkura ndi umwana ufite urukundo, wahawe urukundo rwuzuye rwose rudacagaze, kuko na papa wanjye mpora mbimushimira, biri mu bintu mukundira. Yampaye urukundo rwose, nta kintu na kimwe nigeze muburana. Nyuma rero n'ubwo buzima bwo kurushaho kugenda nkura, nisanga mpuye n'abantu nabo bafite urukundo, bampa ibyiza. Nkura ndi umuntu nyine uhawe ibyiza bihuriye n'Imana. Mbona uno murimo wawe ari ahantu bihuriye n'Imana. Imana ni iki kuri wowe? Imana urumva mu migisha myinshi nagiye ngira, nagize n'umugisha wo kuvukira mu muryango wa Gikristo. Mvuka mama wanjye ari umukristo, papa wanjye ari umukristo. Mama wanjye nubwo yaje gupfa muri ibyo bihe, ariko yari umukristo. Hanyuma rero dukurira mu itorero dusenga, turi abana basenga, kwa kundi musenga ubundi kuko iwanyu basenga. Hari igihe usenga kuko mu rugo musenga, ku cyumweru mujya gusenga, turirimba muri korali z'abana, ariko utaragera igihe cyo guhishurirwa ngo umenye kuri wowe Imana ni iki, Kristo ni iki muri wowe mu buzima bwawe, umenye ngo uvuge ngo nakire wenda nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye. Ubwo rero nakuriye muri iyo discipline y'itorero nyibamo, ariko igihe kigeze Imana nanjye iza kunyimekanisha cyangwa nza kuyisobanukirwa, nyimenya nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwanjye. Icyo gihe rero
ni igihe nagiye mbivuga ko kundi tujya tuvuga ngo Imana igushaka ishobora kukwambura ibyo ufite byose kugira ngo ikunguke, kuko urumva navukiye muri uwo muryango, nkura mu muryango uhabwa urukundo ndetse no mu bigaragara mu byashobokaga mu bijyanye na bezwe zanjye nabashije kuzikemurirwa, nta kintu na kimwe nigeze mbura mu buzima bwanjye. Icyo gihe rero urumva ko akenshi ntabwo uba wumva nyine Imana ari ibintu biri aho, ni ibintu nyine biri aho musenge kuko nyine mukwiriye gusenga ari umuhango. Igihe rero cyaje kugira bya bindi bajya bavuga ati ni nk'inyegamo wegamiye Kristo kugira ngo harazakwimenyekanisha cyangwa gukurure, bya bintu nari negamiye bimera nk'aho bivuyeho, ubuzima bumera nk'aho buncanzemo gakeya kugira ngo Imana inyiyegereze cyangwa inyimenyekanishe. Kuko ndabyibuka icyo gihe narangije segonderi ntangira muri kaminuza, maze kwiga nka semestre imwe cyangwa ebyiri, ntangira process zo gushaka ibyangombwa ngo byo kujya hanze. Icyo gihe mbishaka mu Rwanda biranga, mbishaka i Bugande biranga, nkomereza muri Kenya biranga, ndagaruka mu Rwanda. Hose passport yanjye bayiteramo kashe za no. Muri Kenya niho bambwijwe, barambwira ati rega uracyari mutoya, ibyo uvuga ngo ugiye muri visite ntago wagaruka. Ahubwo genda ujye mu gihugu cyawe ugikorere. Nuko bansubije ndagaruka, ariko kwa kundi uba ushyushye mu mutwe wumva kugenda. Nanagarutse nje nsanga musaza wanjye wankurikiraga we yabonye ibyangombwa byo kujya mu Bwongereza, ubwo bihuriranye na papa agiye muri pension. Ya mafaranga yose rero ye nawe ayashyize kuri wa wundi ugiye, aragiye n'ibyo papa yarafite nawe arabijyanye. Ubwo urumva rero ubuzima bwawe nk'abo nshanze, nanirwa kwiga buri kintu cyo gukora, nta kazi mfite, siniga, nari umuntu utangiye kaminuza, ibyo byo hanze biranze. Aho rero niho Kristo yarushijeho kumfata no kunyimenyekanisha, ankururisha umugozi we, kumushakisha, ngira umwete wo kumushaka ndetse no kumusobanukirwa. Nibwo natangiye gusenga nyabyo, ni nabwo natangiye kumumenya bya nyabyo, mbese ndushaho kumenya ko mfite Kristo wanjye apana wundi wo mu muryango nakuriyemo. Yego. Bivuga ngo Kristo kuri we ni byose. Kristo kuri njye ni byose, ni umwishingizi w'ubuzima bwanjye bwose. Bivuga ngo utamufite ukeka ko uyu munsi wari kumeze uti? Ntamufite ubu ngubu mba ndi wa muntu urizezenge ku muhanda. Hari abantu njya mbona ukabona nk'umuntu yasinze, ari umuntu kera wabaga mu bice bya Kimironko, abantu bateye Kimironko ko niho twakuriye bashobora kuba mwibuka, banzari n'imbere twaga nka Nyiragasazi, yabaga yasinze ahora n'uducupa tw'utuyoga. Ni uwowe yabaga afite uducupa tw'utuyoga, usibye rero n'uducupa tw'utuyoga. Nari kuba mfite n'abana benshi bandi bankururuka badahuje base, badafite ahantu bahuriye, ndetse ndi umusinzi, ndizezenge ubuzima bwanjye butari ku murongo. Kuko ubuzima bwanjye kuba buri ku murongo, kuba mbasha gutekereza, kuba hari icyo navuga kizima, cyangwa no kuba nicaye ubwenge bwanjye mbona ko buri ku gihe, ibyo byose ni imbaraga za Kristo. Nta ruhare rw'undi muntu n'umwe ruriho ku buzima bwanjye usibye Kristo. Ijambo rimwe kuri uwo muntu waba umeze utyo nkawe, nka Sylvie wamenye Kristo, wamubwira akaba yabasha kukwigana akakira Kristo? Ijambo namubwira nuko Kristo afite imbaraga zihagije ziruta izo twebwe tuvuga. Kuko ushobora kuvuga gutyo abantu bakumva ntago nyine bazumva uko uzivuga, ariko afite imbaraga zikomeye, afite imbaraga zihagije zamurokora no mu bimeze nk'umwobo, cyangwa bimeze nk'itanura, cyangwa bimeze nk'icuraburindi, akamugaruza ineza ye, akabasha kugira ubuzima buri ku murongo, ndetse akabasha no kugira abo abera umugisha. Hanyuma reka nanjye nkuhamirize ko nawe uri mwiza, urakunzwe, kuko ugira urukundo ubibwira abandi. Ariko igihe gito tubanye nabonye uri umuntu nyine ushyira mu gaciro, uri umuntu muzima, wa muntu nyine wagira inshuti, wa muntu wagera wenda wakenera nk'inama ukaba wamubaza, wa muntu ufite imbuto yakwezemo, ukagira urukundo rungana rutya ku buryo usaguriraho n'abandi. Imana ijye guha umugisha kabisa. Ikindi nashaka kubaza, ese umuryango ufata uti? Umuryango ubwo ndavuga umugabo n'umugore n'imbuto zanyu, ubwo ndavuga abana. Ufata ute? Uba wumva umuryango mwiza waba ute? Uba wumva abana beza babaho bate? Umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza yaba hati? Utuntu twinshi ngo tugera nko muri 4. Ikibuga ni icyawe. Ego murakoze. Numva kuko ngiye shingiro rya byose kugira ngo ibintu byose bigende neza nuko birimo Kristo.
kuko niwe mfata niwe nyine shingiro rya byose. Numva rero umuryango mwiza cya mbere apari y'amamodoka, y'amazu meza, y'amashuri meza y'abana, y'ubutunzi bugaragara n'ubutagaragara, numva icya mbere ari Kristo, kuko umufite ijambo rye riratubwira ngo umufite afite byose. Rero abasha gutanga amahoro ndetse abasha no kubaka ibyo abantu badashoboye kubaka, kuko nimba mu buzima busanzwe hari umupasiteri nkunda n'insenga akunda kuvuga ngo jya utekereza nimba ushaka kubyuka njyewe ubwanjye w'umugore nkiyumvamo mfite amakimbirane, tekereza uwo muntu wundi utari wowe, ese aba yifitemo amezi ate? Nimba wowe ubwawe ushaka kwibuza amahoro, nta muntu wakubuje, ukumva ubyutse ufite umunabi, ukumva ntiwishimye, ukumva uyu munsi ajya ubyuka ati umva ntihagire umuntu umvugisha, ndumva ntameze neza. Nta muntu wakuvugishije kandi koko warutse ijoro ryose, ariko urabyutse uti ntihagire umuntu umvugisha. Utekereza gute? Ntekereza rero ko icyo gihe iyo wumva utanameze neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abarushye n'abaremerewe nimusange, nimuze ndabaruhura. Urumva? Ikindi rero niwe utanga amahoro, niwe mbese, kuko njyewe niwe bwishingizi nzi, niwe nakubwira se ni nk'iki, ni nk'umusingi wubakirwaho byose. Umuryango mwiza rero nuwubakiye kuri Kristo, ibindi byose bageraho, ibindi byose niwe ubaguza, niwe ubakumvikana, kuko Kristo niwe ujya wemeza abantu, niwe ushobora kukwemeza guca bugufi aho umugore atakwemeje guca bugufi, niwe wemeza umugabo guca bugufi aho umugore atamwemeza guca bugufi. Kristo rero niwe zingiro rya byose kugira ngo umuryango ube umuryango wuzuye kandi umuryango unezerewe. Ni naho n'abana kugira ngo babana, ndakubwiza ukuri, mubyeyi ufite amafaranga, ufite byose, ntabwo wabasha abana bawe utarabashyize mu biganza bya Kristo. Abana bagusaza, wabaha iki se udafite? Ari abana, ari umugore, ari umugabo, ishingiro rya byose, ubuzima bwose kugira ngo bugende bwose, bugende neza bwose, nuko tubushyira mu biganza bya Kristo, akaba ari we ubugenga, akaba ari we ubuyobora. Icyo gihe numva aribwo byagenda neza. Tukiri kuri Kristo, reka tubanze twamamariza abantu. Hari abantu bakora neza, hari abantu bakora neza ugasanga baratanga serivisi nziza, bikaba byiza ku buryo bagera no kuri Mubwire TV bakavuga bati reka tubashe kwimenyekanisha, tubabwire serivisi nziza. Hari udoda, ego hari udoda, uwo ni Grace kuri 0788559575 Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge, uramuhamagara cyangwa ukamwandikira, Grace aragufasha. Hanyuma hari n'ucuruza imyenda ya caguwa yitwa Nunu kuri 0788704835 nunakorera nawe muri Chic wongere ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Hari n'ucuruza imodoka cyashya witwa Fabiola kuri 0788133097. Amamodoka mashyashya Fabiola nawe arabafasha. Hari n'ukora amajardin, utanga amavaze, uwo ni Yvette kuri 0788651258. Hanyuma rero tugasoreza turya neza ku muntu utanga inyama nziza, inkoko nziza, ibyo kurya byiza bikiri fresh, bitashaje, bitakutera ikibazo mu nda. Hari abashuti banjye bamuguriye, baradushimira rwose kuko yabahaye serivisi nziza. Nimugane Tente rero namwe abaha inyama nziza, abaha ibyo kurya byiza, mukeneye kwakira abashyitsi ndetse namwe mukeneye kurya neza. Nimero ni 0788449484. Tente akorera umanutse kuri uyu muhanda wa Kicukiro ujya nko kwa Gitwaza, ugakata nk'ujya kuri kwa Karirosi, aho imbere gato uramuhamagara cyangwa ukamwandikira, niyo busheri ya mbere hari ahita agufasha. Tente rwose arabaye ibintu byiza ndetse akora delivery. Ese ntabwo nakubwiye inkoko nakuyeyo harya? Ntabwo wabimbwiye ukuntu byagenze. Nakuyeyo inkoko, urangira umudamu uzi guteka byatari. Nakuyeyo inkoko, ese kuki Tente atakubwira? Tente buriya yagize abakiriya benshi, ariko hari abo yambwiye, hari abo yambwiye bamuguriye, wasanga nawe urimo. Nakuyeyo inkoko ndayijyana, igisore koko nini cyane, nta nubwo nahenda cyane, nyine aguhera biri mu rugero. Ubwo rero ndagenda ndayiteka, ariko yari iryoshye. Nibagiye gusetsa ukuntu nyine yamaye inkoko itari yajya muri firigo. Urumva, nasanze neza uwo munsi aribwo yaziza, aribwo bakiziza. Rero ajya agira ukuntu buri munsi agira ibintu bishyashya bitari byajya muri firigo. Baramuzanira, ntabwo ibintu bye birara kubera n'abakiriya afite, ntabwo ibintu bimara iminsi rwose musange ngo byasaziye muri firigo. Ubikoze neza tikora hose kazi bakora neza. Tugaruke rero kuri Mubwire yacu, Mubwire TV nkawe creator cyangwa se mu wayifonze, uyibona gute mu myaka 2?
Mubwire TV nyibona nkaho izaba nyine ari icyitegererezo cya cano nziza, cano ikora ibikorwa byiza itavangavanga, kuko ni nayo navuga ntego yampagurukije ahanini, kuvuga ngo tugire n'ahantu havugirwa ibintu byiza gusa, tugire ahantu abantu bashobora kuzenguruka bashimira abantu bakora ibyiza. Nimba umuntu ashobora kuzenguruka cana 3 enye avuga umuntu wamuhemukiye, avuga umuntu wamukoreye ibintu by'ubugome, kuki tutarabona abantu babiri, wenda babiri bashaka gushimira abantu, bashaka kuvuga ngo abantu ni ingenzi, bashaka kuvuga ngo aba bantu bambaye hafi mu gihe nta muntu nari mfite. Ibyo rero nibyo twajemo, nifuza nko mu myaka 2 abantu bazaba bayimenye, ndetse hari abantu twahinduriye ubuzima bwabo buvuye mu mubabaro bukajya mu buzima bw'ibyishimo. Warabibonye ejo bundi umuntu twagezeho, twari kumwe, umuntu twagezeho amaze imyaka irenga 8 ari ahantu hamwe, aratubwira ngo nitwe bantu ba mbere bamusuye. Biriya bintu byankoze ku mutima, mpita mvuga ngo Kristo we, komeza unshoboze nkomeze nkora icyo wampamagariye, kuko nabonye ko icyo abantu muri iyi minsi ejo bundi ndi kubwira n'abashuti banjye, ndabwira nti naje gusanga ko uyu ni umuhamagaro w'Imana, kandi ahanini kuruta biriya tujya tunyuzamo tugakora, tugashyira abantu indabo, tukabashyira bwimba wacu uzi kuririmba akabaririmbira. Naje gusanga ahanini nubwo nabo ari byiza nabo babikeneye, dukenewe cyane na bariya bantu bari ku gisasiro cy'uburwayi, abantu bari mu nzu z'imbohe. Ndanahereho abantu bakurikira ibiganiro byacu, muzi uburyo dushobora kugera ku bantu bari muri gereza tukabasura, ba bantu badasurwa, ba bantu bakatiwe burundu, ba bantu badafite ibyiringiro byo kuvuga ngo twabona undi muntu mu buzima bwo hanze mvuga ukuye mu buzima barimo. Urumva uriya nawe yatubonye nko mu buzima, tuvuye mu buzima bwo hanze, kuko ari mu nzu ye ararwaye, ntava aho ngaho, nta kintu yikorera kereka bakimukoreye. Ntekereza rero tubonye nuko dusura n'abo bantu bari mu nzu z'imbohe, abantu badafite ibyiringiro, abo bantu nibo Kristo ubundi ashaka kudutumaho. Duheraho tunabwira abantu, tubabwira ngo muntu w'Imana, muntu ukeneye gukora ibikorwa byiza, muntu ukeneye ko hagira abantu bongera kuryoherwa n'ubuzima, fatanya natwe tugende dusura abo bantu, tugende tubereke ko hari abantu babakunda, tubabwire ko hari abantu babazirikana. Nabonye warabibonye uriya muntu aranyandikira message z'ubutitsa buri kanya, arambwira ati mwankoreye ibintu bitabaho. Kubera iki? Nta kidasanzwe twamukoreye, aho ku mwanya twafashe twava mu karere ka Kicukiro tukajya mu karere ka Gasabo, tukajya kumureba, tukamubwira ngo turamukunda. Iryo jambo rero ryamukoze ku mutima. Yewe bano kuri mubwire rwose, namwe mwarabyiboneye, ariko twarumiwe kumara imyaka 8 nta muntu kugeraho, sibyo? Uribaza umuntu uri mu kagari. Narababaye ku buryo vuga ni se abantu bo kuri mubwire, ndakeka ko bagira umutima ukomeye kandi babasha gufasha. Rwose mwihangane, nimero ze turazishyira kuri ikiganiro, mujye mumufasha. No ku kiganiro zirimo, cya kiganiro twakoranye nimero ze zirimo, mwumva ikiganiro mu gisoze nimero ze zirimo, mumufashe, mumugurire pampa, mumugurire biriya bintu. Mwabonye ko afata imiti ihenze, kumugurira sonde sinzi bagura izindi, ariko akeneye ubufasha pe, akeneye ubufasha. Hari igihe waba ufite nk'amafaranga asagutse kuri bije yawe, rwose ku mutima wawe ndabizi, rega si ngombwa gufasha, si ngombwa gufasha kuko saguye kuri bije, ahubwo habaho kwigomwa, gira uwo usangira nawe. Kandi ikindi kintu nabonye muri ubu buzima, nkunda kubivuga, ineza iragaruka n'inabi ikagaruka. Gira neza, ushaka kuvuga ngo si ngo ibyo bizangarukira gute, ariko hari umuntu uzagirira umwana wawe neza kubw'ineza wabibye. Hari umuntu uzabona umugisha, hari umuntu uzatabarwa kubera ko kubw'ibyo wakoze. Ineza bitinde bitebuka iragaruka, n'inabi ikagaruka. Rero dukore neza tukiriho, tugire imirimo myiza, tuzasiga n'urwibutso rwiza. Abantu nunapfa nunagenda bagira ikintu kizima, bavuga ati uyu muntu yakoraga ibi, ariko uzi kuva mu mubiri abantu bakavuga uyu muntu cyari cyaratuzengereje. Ikibazo mugerageze rero natwe twese tugeragereze hamwe, tujye dufasha abantu babaye, ni byiza cyane. Hanyuma ikindi kintu nakubaza ku bigendanye na Mubwire TV, ubu nonaha nk'uko turi kubwira abantu, hagize nk'intumwa y'Imana koherereza ikavuga uti ngewe ngiye kuba naguha nka miliyoni 100. Izo miliyoni 100 nago wenda ibyo uzakenera, dore muhaye miliyoni 2 muri urwo rugendo uzazikoreshe, ariko izi miliyoni 100 zikoreshe muri Mubwire TV. Ikintu cya mbere waheraho ni igiki?
uvuze ko icya mbere ikintu cya mbere naheraho ni ukumenya abantu nyine bababaye, kuko n'ubundi ngewe n'ubusanzwe wanabibonye njye sinkunda umuntu ubabaye, mu kanya hari n'ibyo ubonye kumva umuntu ababaye numva nanjye mba nibaza cyangwa uri umubyeyi ufite umwana ndabona ko adafite amahoro, mpita nishyira mu mwanya nkavuga ngo ese uba ari umwana wanjye, ese ejo ko ntazarama umwana wanjye yamera ate, nanjye umwana wanjye reka ndamire uyu mwana, ejo nanjye hari uzaramira uwanjye utari njye. Njyewe nuko mbikora, nkora n'ibyiza mvuga ngo n'abana banjye bizabakurikirane, bazagira abantu babitaho cyangwa babagirira neza, cyangwa n'abandi nawe mu muryango wanjye gutyo ineza, kuko nzi ko ikurikirana. Rero ubwo icyo nakora nibyo nakubwiraga, njye nkunda abantu bababaye, ntago mfite ubushobozi burenze, ariko muri buke bwanjye mfite mubwo ngenda mbona mubwo Imana igenda impa, ngerageza kuba nasangiza n'abandi. Ni muri ibyo rero nakubwiye, harimo abantu baba barwaye bari kwa muganga, hari abantu bari kwa muganga babuze ubwishyu bw'ibitaro, ubwishyu babuze ukuntu bishyura ibitaro bari kwa muganga. Abo bantu mba numva nabishyurira, ubundi namara kubishyura nkaba nabagurira ubwishingizi za mituweli, bakabona uko bivuza kugira ngo batazongera kuba ingwate mu bitaro. Abana bagizweho ingaruka n'imirire mibi bivuye muri ubushobozi, abo tukabafasha, tugashaka nibyo twasabye abantu baba mu magereza, bantu batagira abantu babasura. Hari igihe ubona abantu ari abasaza n'abakecuru basaziye muri gereza, ibyo kurya byaho batakinabishoboye, abo bantu ukaba wabafasha. Hari ukuntu bafasha n'abantu bo muri gereza bakabona uburyo babona utundi tuntu two kurya two ku ruhande, bantu bageze mu zabukuru. Mbese nayakoramo ibikorwa bizamerekeza ku buryo no mu ijoro nazaba mfite ikamba ry'imirimo myiza nakoze. Data, mu izina rya Yesu, niwe waturemye twese, ndagusenze ngo iyo ntumwa duhamagaye uyitume koko ize hano kuri Mubwire TV, ifashe Sylvie mu bikorwa, ifashe Mubwire TV, kuko uri gitangaza. Ni wowe wakora byose, ni wowe wakwihanganisha wa wundi ubabaye, ni nawe wamugaburira. Cyoca muri uwo murongo wohereza uwo musponsor abe yakora ibyo bikorwa, haze kuri Mubwire dukore mbese umuhamagaro wose. Mana, ni wowe nizeye kandi ndabizi ukora byose, kandi mu isengesho rikeya nsenze uranyumvishe kandi nta kikunanira. Ubwo wumvishe intego za Sylvie, kandi nawe urabizi icyo wamutumye urakizi, cyo mworohereza agira uburyo babona kandi bicemo. Ubaye Pastorine katwikomereze, ubaye Pastorine. Ariko sinakubwiza 2 miliyoni bampaye zanjye icyo nazikoresha zanjye, wambajije izo zindi izo miliyoni zindi rero 2 ikintu nazikoresha jene. Urabizi ko abakameramani ari igihe tubabura, hari igihe nkubura, hari igihe ubura n'abandi kubitewe n'ubuzima n'imibereho itandukanye. Izo zindi nanjye nahita ngura kamera, namara kugura nkaguramo kamera yasaguka, nkagura na telefone. Ibikorwa bizaba bimfasha ku buryo ngewe impamvu ari n'igihe abantu banatubaza ngo ese ngo ibintu mwakoze kuko iki mwakoze imirimo myiza ngo mwarangiza mukayishyira, ni ukugira ngo tubereke. Mwabonye ko iyo tubikoze dushyiraho nimero z'abantu kugira ngo na wa wundi uri aho atabasha kubabona, utanaza amakuru nawe abona uko ababona. Ibyo rero byamfasha kugira ngo ngera muri ibyo bikorwa, aho ngeze nkabona umuntu nkamufotora cyangwa nkafata akavideo nkavuga nti uyu muntu nkamutabariza, kuko naje ndi ntumwe kubwira abantu ngo fasha abababaye. Yego. Ese ni gute mugani abantu badukurikira b'inshuti zacu, umuntu uri hanze aho mu diaspora niyo yohereze kamera aho ngaho tuye twikora amashusho aryoshye. Imana izabiduha kubera yuko ntago uyu murimo ari uwacu pe, uyu murimo si uwacu, kandi Kristo arawushyigikiye. Niwe waduhagurukije. Abantu bose nanjye kandi bajya bambwira ngo ntago bari bazi yuko nabasha bino bintu, nta nubwo bari bazi ko nzi kuvuga gutya, ariko Kristo wampagurukije akanshyiramo inyota yo gukora ibi bintu, azanabikora kandi byose bizagenda neza. Mu gusoza rero gira abantu 3 bakwiriye kuba ari ingenzi ku muntu, 3 ba mbere bawe, wakundi uvuga ngo tukureho ngo inshuti ni Kristo. Ujya wumva abantu bavuga ngo ndashima Imana ngo n'abantu bake, abo bake yushima wowe, abantu bagakwiriye gushimwa 3. Ako sibwo 3 si bakera, reka tuvuge 5 no kuvuga bazira. Oya wivuga amazina nyine, uyu muntu ukugirira akamaro, uyu n'uyu abakwiriye gushimwa. Yego. Cya mbere umuntu uhagararana nawe mu bihe byose. Yego. Wa muntu muba muri kumwe isaha n'isaha, uwo muntu ni wa undi mu byiza, mu bibi, mu byishimo, uwo muntu nyine muba muri kumwe.
uwo muntu rwose uhagararana nawe, uwo muntu ni uwo kubahwa, uwo muntu Imana ijya imuha umugisha kandi Imana inamuduye. Uwa kabiri ni wa muntu uzahamagara n'ubundi akakwitaba. Umuntu nyine uhamagara utabaza akakwitaba, kuko hari abantu tujye tunahamagara ndetse nawe ubitekereje hari abo wagiye uhamagara mu buzima ntibakwitaba, ariko wa muntu ukwitaba, ukwitaba biri mu buryo bwinshi. Ubu ndajimije, reka nguhe nk'urugero, hari igihe uhamagara umuntu gato ugafata telefone ugafata telefone gutyo ukandika akamesaje gato, ugatuma bigenze gutya, muye n'ikibazo mbona ngeze kwa muganga cyangwa umwana arandembanye, utaranavuga ngo wenda ngo support ngo amafaranga n'urugero, kukwitaba ni gute? Umuntu akahita batumva nyaruka ujya kwa muganga, akakwandikira ngo nyaruka, bizana n'indi message, uwo muntu aba kwitabye. Uwo muntu rero nawe Imana iguha umugisha, Imana imuha umugisha kandi Imana imuduye, iduha abantu batwitaba, kandi babandi bajya batwitaba nabo Kristo abaha umugisha, abahe nabo ababitaba. Amen. Uwa gatatu rero ni umuntu uzagutega amatwi. Yego. Umuntu uzagutega amatwi, umuntu uzakumva, kukumva. Hari igihe utameze neza, buri munsi ntabwo bituvamo biba ari byiza, hari igihe bituvamo biba ari nabi, bibishye, ariko wa muntu uzihangana akagutega amatwi mu bihe byose, uwo muntu Imana imuha umugisha kandi nawe no kubaho. Umuntu wa kane ni umuntu uzaguha urutugu, uzagutega urutugu ukaririraho, kumva uraruhutse, akakubwira ngo komera, akakubwira ati humura, hari ibyiringiro, Kristo azabihindura, uyu munsi ntibimeze neza, ejo ubuzima buzagenda neza. Umuntu wa gatanu twasorezaho ni umuntu uzagufata ikiganza, umuntu uzakwambutsa, akakwambutsa mu mivure, mu mivu itemba, akakwambutsa mu miringoti, ahantu hose hateye ubwoba, ahantu hose hakomeye, ubona utakwigeza, ahantu hose utakwijyana. Kristo yagiye aduha abantu mu buzima, narabwiye ngo ibintu byose Kristo yadusezeranyije bizaca mu bantu. Abo bantu rero Kristo naduhuze nabo, ndetse nabo yaduhaye abadukomereza, abazagufata amaboko, muzagufata ukuboko mu byiza, gufata ukuboko mu bibi, mu buzima bwose ubeho ugoswe n'abantu beza. Rero turabashimira cyane cyane, mbere ya byose kandi turashimira Jeanne kameramani wacu, murabibona dusiga dukorera ibiganiro mwebwe muribonera. Imana imuha umugisha kandi nawe mugire neza, abo bantu bose twifuza mu buzima Imana ibamuhe. Hanyuma icyo turabasabye muri comment mutubwire ikiganiro yakiyoboye neza, yakiyoboye na azagaruke azakomeze. Ngiyewe nabonye yabiyoboye neza kandi Imana imuha umugisha, n'ubutaha Imana izadufashe yongere atugenderere atuyobore ikiganiro. Hanyuma rero turashimira cyane cyane abantu bo kuri Mubwire, mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, mukore comment, ndetse mudushyigikire kugira ngo ibi bikorwa bigere kure, ubutumwa bwiza bushoho kugera ku bantu bose. Turabakunda.